kuganira twaganiraga mukuru wanjye atabizi nanjye nyine ntago negize ngira ubwenge bwo kuba nabimubwira wenda mubwire ngo umugabo we twaganiye twagiranye iki kiganiro nago ubwo bwenge nabugeze ariyo mpamvu nyine yansabye ko twajyana ahantu tukaganira turajyana turaganira ansaba ambwira yuko nyine ajya mbona akanyifuza. The Unity TV. Together we can change the world. Bakunzi ba Gasaro TV na The Unity TV tubahaye ikaze umerereye mu mande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora turabakunda cyane nkuko nabo mutwereka urukundo umunsi kundi hano turi kumwe n'umwana w'umukobwa afite ubuhamya buraza gufasha wowe ndetse n'undi wese ubukurikiye cyane ko uyu munsi ibyo yaciyemo bishobora kuba hari ababirimo ariko babona ikiganiro cye kikabigisha tuguhaye ikaze. Murakoze nitwaye TV nari mfite najyaga mbona ibiganiro byanyu mufasha abantu bagize ibibazo bagiranye ibibazo mwungisha abantu mukabafasha nanjye nkaba nari mfite ikibazo. Hanyuma uvuka mu muryango w'abana bangahe Yvonne? Uvuka mu muryango w'abana bane. Uri wa kangahe? Ndi wa gatatu. Uri wa gatatu. Ngoro umeze neza muri rusange? Meze neza ariko ntago ari neza cyane kuko urumva waje kureba abantu bagufasha ufite ikibazo ntago umeze neza. Kandi tubona uri umukobwa ukeye umeze neza tusa neza ku myenda yawe rwose isa neza ma complete. Imyenda ntago ariyo wamuganiye ushaka ko umuntu agenda mu nzira wamugana Yvonne yambaye neza yimakiye ariko afite ibibazo biruta navuga uburemere uko agaragara niyo mpamvu rero si imyenda agenda nibibazo nta wamenya. Byo ntago byabura ku mutima ni byinshi cyane ndaza kubabwira muramfasha niyo mpamvu nabaganye. Cyo kora ni byiza kuba byibuze bavuga ngo reka ngende ndebe umunyamakuru cyangwa se baba natanga ibitekerezo nabo basangira inama nawe ukuremo ibyawe nukuri kuko nago bishobora abantu bose. Hari umuntu uba afite ikibazo ariko kumva ko kukiyererana hari nabiyahura tujye tubumva ariko hari umuntu uvuga ngo reka mbisohore mukanya nibwo yahoza mbwira wari kubyumva ko uvuti nabonye ikiganiro cy'umukobwa mwakoranye ejo bundi mbona ubukwe bwe bwapfuye numva nanjye ndatinyutse kandi nari naranze ko abantu banse kurumva rero bisaba akuga. Urumva tugeze mu gihe abanyarwanda bagomba kubohoka buri wese akavuga ikintu kimwe ku mutima icyo wahishe wabitse kimwe gituma wirekura wasandaye rimwe na rimwe ugasanga wiyahuye cyangwa wakoze amakosa tukabivuga kugira ngo tubohoke kandi tubohorane nibyo byiza ku banyarwanda tukwiye kujya dukora. Ivo ntacyo tuguhaye ikaze noneho tubwire ubuhamya bwawe kandi tuzi neza ko buri bufashe n'abandi bana b'abakobwa. Murakoze natangiye mbibwira ubuhamya bwanjye bwerekeye nababwiye ko mvuka mu muryango w'abana bane nkaba njyewe n'uruka mu majyepfo mukuru wanjye atuye i Kanombe niho yashakiye nkaba narahaje bamfasha kukundira minerivare ndiga mukuru wanjye ariko urumva ko yabanaga n'umugabo ntaha muri urwo rugo igihe kiragera umugabo wa mukuru wanjye akajya mbona nyine tuganira tukagirana ibiganiro tukarengera mukagirana ibiganiro mwagiranaga n'umugabo wa mukuru wawe byari ibiganiro bwoko ki? Urabona nyine mukuru wanjye hari igihe yabaga adahari nasigaye nko mu rugo wenda navuye nko ku ishuri kare umugabo wa mukuru wanjye akansanga ndi mu rugo ugasanga nsanze aho ndi koza ibyombo turaganiriye nkabona nyine ashaka kunyiyegereza cyane amvugisha nyine anganiriza umeze gute ku bintu nyine bidasanzwe nyine to namwe murabyumva. Yabaga ari wowe uri mu rugo wenyine? Yabaga ari njyenyine wenda se nk'umukozi wundi yagiye nko guhaha yagiye se wenda nk'ahandi
gusura inshuti ze runaka ari njyewe uri mu rugo njyenyine. Akanganiriza nyine bigeze aho akajya aza no kunsura ku ishuri ansaba ko twazajyana ahantu tukaganira. Ntago nari kubyanga. Kubera iki utari kubyanga? Nuko wari ufite amatsiko y'icyo akubwira cyangwa se nuko wumvaga ari ngombwa yuko wajyayo? Impamvu nabyanze urumva nyine nabaga mu rugo rwabo, natekerezaga yuko nshobora kubyanga, n'iyo minerivare nkaba nayibura, n'iyo myenda banguriraga wenda nkaba nayibura sinongere nko kuyibona. Biba ngombwa nyine ko nuza ndamwumvira ansaba yuko twajyana ahantu kuganira. Ntago namwangiye, narabyemeye. Ambwira umunsi tuzagendera, umunsi narawubahirije. Agusaba ko muzajyana mukaganira, wigeze utekereza ko uvuga ati byibuze ko mukuru wanjye ari umuntu wanzanye hano akampa umwanya, famiye ikamfasha, ati reka mubwire ko umugabo yansabye ikiganiro? Ntabwo ibyo nabitekereje, ntabwo nigeze mbitekereza kubera ko urebye uko nari mbaye mu rugo nuko kuganira twaganiraga mukuru wanjye atabizi. Nanjye nyine ntabwo nigeze ngira ubwenge bwo kuba nabimubwira, wenda mubwire ngo umugabo we twaganiye twagiranye iki kiganiro. Ntabwo ubwo bwenge nabugeze, ariyo mpamvu nyine yansabye ko twajyana ahantu tukaganira. Turajyana turaganira, ansaba ambwira yuko nyine ajya mbona akanyifuza. ndabimwemerera nyine. Majije kubimwemerera yarambajije ngo ngusabye ikintu wacyemera? Icyo gihe ntago nari kubyanga kubera ko urumva nabaga mu rugo rwabo. Watinye ko bakwirukana cyangwa ntabwo? Natinye yuko banyirukana, kandi ntago iwacu twari dufite ubushobozi bwo kuba banyishyura ishuri, kandi muri njye nashakaga gukomeza nkiga mba kwa mukuru wanjye, kandi sinari mfite n'ubundi bushobozi bwo kuba nakishyurira ishuri. Hanyuma umusubiza ikirere agusabye ati se ngusabye ikintu wakimpa? Yego. Ntago namuhakaniye. Naramubwiye ngo icyo kintu tukiri ngo gusabye ikintu mfite amatsiko. Niyo mpamvu nyine reka tumutege amatwi tureke akomeze. Yarambwiye ngo ngusabye ikintu wakinyemerera? Ndamubwira ko nta kibazo, kubera nafashe umwanya wo kuza hano nkakumva. Ntabwo wansaba ikintu ibyo ari byo byose, ntabwo wansaba ikintu ntashobora gukora. Narabimwemereye. Arambwira ati wakemera tukajyana hariya hirya. Twarajyanye tujya muri chambre. Ntabwo nibuka ukuntu yitwa iyo chambre, nimuyimbaze. Ntabwo mbyibuka, gusa narabyemeye. Turagenda simubizi si ibintu bibera muri chambre. Oya tubwire nawe, ukomeze tubwire icyabaye. Mushobora kuba mugiye kuganira kugira ngo atagira uza kubabona wowe n'umugabo wa mukuru wawe bikaba ikibazo. Kuganira nyine urukumva, kuganira byari byarangiye. Aho twaganiriye twarahaganiriye birarangira. Urumva ko yansabye ko tujyana ahandi hantu. Aho handi hantu bayita muri chambre. Ntabwo nzi ngo ni kwande cyangwa ni kwa runaka, ntabwo mazi. Gusa nzi ko ari muri chambre, nabonye ari muri chambre, nta nubwo nanahibuka. Twaragiye nyine, tugezeyo mbona nyine ni ahantu hadasanzwe. Turinjira batwaka irangamuntu turayitanga. Nari nyifite, tumaze kuyitanga nawe atangiye, banyereka aho nsinya, ndasinya, nawe arasinya. Turinjira mu cyumba. Wari wujuje imyaka nari nyujuje. Twinjiye mu cyumba nyine namwe murabyumva ibyabaye.
twararyamanye. kuki uri gutinya kubivuga se kandi n'ubundi abubwira ari abantu bashobora kumva nyine ibyabereye muri icyo cyumba kandi waje no kuvuga ubuhamya bwawe Yvonne? Nuko nyine bibabaje. Birababaje. Mwe ntabwo muri kumva uburemere. Turi kubyumva. Ntabwo mwe mushaka kumva uburemere bw'iki kibazo. Ariko Yvonne reka twende tukubaze gatoya wenda nyuma. Uravuga ati twageze muri chambre turaryamana. Bwari ubwa mbere cyangwa rusanzwe barabikozeho? N'ababeshye bwari ubwa mbere. Ko bivuze nkaho ushidikanya? Ntabwo ndi gushidikanya kuko iyo nza kuba ari nk'ubwa kabiri cyangwa nk'ubwa gatatu cyangwa se ubwa mbere nari mbikoze nari kugira amakenga nkabwira mukuru wanjye nkamubwira ni hari ahantu nagiye najyanye n'uyu muntu, niyo mpamvu ntigize mbimubwira kuko bwari ubwa mbere. Yego. Hanyuma nyine twisanze nyine twaryamanye. Simubizi si ibintu bibera muri chambre. Twararyamanye igihe kiragera akomeza nyitaho, hashiyeho ikindi gihe turongera dusubirayo. Nawe wari wararyohewe koko bwa mbere uciye? Naburaga ubushobozi bwo kuba nabibwira mukuru wanjye kuko impamvu nari mpari ntangira nabibwiye yari iyo kwiga. Ntabwo nari bubwire mukuru wanjye, yari kunyirukana cyangwa se bagakupa minerivare ntibanyishyurire. Narabituje ndabiceceka nyine, kandi n'umugabo wa mukuru wanjye yarambwiye ati nimba ushaka kubaho neza ibi bintu bizagume mu mutima wawe. Narakomeje mubikira ibanga, akajya akomeza aranshimira, warakoze kumbera umwana mwiza ntago wamvuyemo, akajya nshimira ngurira utuntu. Igihe kiragera nyine urumva ko byageze aho ngaho nisanga nasamye inda ye y'umugabo wa mukuru wawe. Yego. Mbere yaho iyo wabonaga wenda mukuru wawe yicaranye n'umugabo we muri salo kandi ubizi ko nawe ujya uhatwika, wiyumvaga gute umutima wawe ubura bicaranye bari muri shushusheri? Ntabwo nabyitagaho cyane kuko njyewe hari icyo nashakaga kandi nashakaga kugeraho. Icyo nashakaga gukomeza nkiga. Niyo mpamvu iyo wabonaga nta shyari wumvaga ufite, wumvaga nta shyari nigize ngira. Ntabwo wigeze umukunda? Kuko njyewe icyo nashakaga kuguma muri urwo rugo paka nize ndangije. Yego. Ngo nyine byageze aho ndamubwira rero ibintu twakoze, mfite inda yambereye umwana mwiza, ndabimubwira arabyumva. Ni ukuvuga ntimwabashaga no kwikingira? Oya, ntabwo twigize twikingira. Nese kuki utigera gutekereza ivu ati nuko wenda nsabye ko twaryamana n'abandi abisaba ashobora no kuba afite ibirwara byibuze icyo kintu cyiteho ugitekereza? Niba irwara yari kuba bifite nari kwemera kubera ko njye ntabwo nashakaga yuko banyirukana. Ikindi kandi nashakaga gukomeza nkiga. Ibyo by'ibirwara byo ntabwo nigize mbitekereza kuko nanjye narabaraga nkavuga nti nawe ni mukuru. Yego. Ndabimubwira nyine mubwira yuko nasamye inda, turakomeza nyine tukajya tuvugana, arambwira nta kibazo humura nzagufasha. Urumva nyine yarakomeje aramfasha, inda itangiye kugaragara igeze nko mu mezi nk'3 nkajya numva noneho no kwiga biranze, nkajya nkora imirimo yo mu rugo. Mbona mukuru wanjye atangiye kunkeka ariko sinamwerurira. Ntabwo yari yarigeze abitekereza ko hari umubano udasanzwe bafitanye? Ntabwo yigize abikeka kuko njye namwitwaragaho buri kimwe cyose, ntamenye ko hari ikintu ngenziranye n'umugabo we. Yego. Ndakomeza nditwararika, nkorana nayo ibyo kwiga, tugera muri vacances birarangira, inda nyine ikajya igenda ikura. Mukuru wanjye atangira kunkeka, amajije kunkeka ambaza bimeze bite ko mbona wahindutse, ndamuhakanira. Muri uko kumuhakanira nawe urumva ko yari umuntu mukuru, yari yarabyayeho
ikigaragara cyo yarazi umuntu utwite bigenda gute, imihindukire ye uko yarasanzwe yitwara mu rugo, kajya abona nyine udutotsi rimwe na rimwe twankubise, kajya abona nta mbaraga mfite, ncitse intege. Namwe murabyumva iyo umuntu atwite ukuntu aba ameze. Ambaza nyine icyo nabaye, byageze aho nyine bigeze ku yindi ntera mbona ko nyine nta kundi kuntu nabigenza. Ndamwerurira ndamubwira, ariko mu kumubwira ntago nigize mubwira nyine aho inda yavuye uko byagenze. Narabicecetse mubwira yuko mfite inda, arambaza inda ni yande, wayikuye he, byagenze gute, nutambwira ndakwirukana uravaha. Umugabo wanjye aranyica, ndavuga ko byagenze gute, atazi ko ari we wayiguteye. ya shabi muruteye ubwoba. na kubera ko hari icyo nashakaga, numvaga ko nubundi yashoboraga kuba yanyirukana akambwira ati genda iwanyu mu cyaro urancebeje ibiki, ariko numvaga ko nubundi nanyirukana umugabo we yazamfasha ariko akamfasha rwihishwa. ukimara kumubwira ko yaguteye inda yabyakiriye ati yabivuze, ariko yavuze yuko umugabo yamubwiye ko nta kibazo n'ubundi bagakomeza bakavugana, ntago uri hano. Uri kumva nyine mukuru wanjye we yarabimbajije, nanga kumubwira ahantu nakuye inda, ndamutsembera arambwira ati ndakwirukana, ndabyanga kuko umugabo we yari yarambwiye ati niba uyibeshye ukamvamo ubuzima bwawe uzabaho nabi. Naracece byose yaguhaga, yego byumvikane ko yari guhita bihagarika. Nicyo cyagutera ubwoba bigatuma utabi. Yego. Ase ni ngiki kintu yari yaguhaye ivo gihenze cyatumaga wumva yuko ugomba gukomeza ushora ubuzima bwawe mu kuba waryamana n'umugabo wa mukuru wawe? Tubwire nk'ikintu yigeze kuguha byibuze. Ntacyo, Minervari cya mbere yanguriye na telefone cyakoze, yansokanye n'ahantu wangurira inkoko, ndabyibuka cyane inkoko niyo yanshituye. Inkoko z'ubwo y'ibihumbi 10 we ntago ari kuyigurira? Nta bushobozi nari mfite. Umunyeshuri ari kugura inkoko? Nari ndi umunyeshuri, inkoko se wayikura he wiga? Ntago nari mfite ubushobozi, kandi niyo nabwo bwa mbere nari nyibonye. Ego. Ese wanyu ntazibaye ntimuzitunga? Turazitunga ariko twarazigiraga, twisuko tutanaziryaga, ariko twaziryaga ziri mu mazi zitetsemo isosi, ariko kuko niyo nkoko bayezanye. Niseka birababaje. Shayo mukobwa ariko nawe n'umuti wamenye. Atukone nkoko bayizanye bayikaranze imeze neza. Mva iyo nkoko rwose ukuntu nyibuka rwose. Nawe uyibonye. Ntago yari imeze nka zira zo mu cyaro. Mwebwe bayitaga batekamo isosi ariko bayizana bayisize ikirungo. Yari isize ibirungo itukura, iriho ibintu by'umweru, iriho ibintu by'ibipapuro, iriho ibintu by'ubwatsi by'utwatsi, ihumura, iriho n'urusenda. Ntago wayibonye ko batiye inkoko izanye n'inda kwere? Nubwo nari nzi ko ari inkoko. Umunsi waguriwe hiyo nkoko ni naho umutsi watewe hinda. Ya. Yego. Saza ari yateguye. Saza ari umuteguzi kabisa ati ngomba kugutera inda kabisa inkoko. Hanyuma nuko warugeze nuko yaradusubije inyuma gato no munyamakuru aza kwemera inda none. Inda yarayemeye. Oya mukuru wawe aho mukuru wanjye urumva ko yakomeje aneka, akajya aneka ambwira ati urambwira ahantu wakuye inda ibyo ari byo byose uratwite, ndamuhakanira ngezeho ndamubwira ati ya inda ndayifite, ndabimwemerera. Arambwira ati inda wayikuye he, byagenze gute? Umuntu aba yagutumye kwiga ukajya kwiga kutahira igihe inda wayikuye. Urumva ko nyine umugabo we yarera ambwiye ati ni wibeshye ukamena ibanga uzabaho mu buzima bubi. Ntago ibanga narimenye. Naramubwiye nti kumutima navuze nti nubundi wabimenye ko mfite inda sinkubwira aho nayikuye. Kuko nubundi ni hahandi inda yaragaragaraga, sinigize mubwira ngo inda ya niyo kwa runaka yavuye aho. Naramubwiye nti inda ndayifite. Arambaza ngo inda wayikuye? Ndamubwira nti inda hari umuntu wayineye ariko si ngombwa kumuvuga. Mubwiza ukuri ndamutsembera kuko icyo gihe nari nanjye no guhinduka kuko nubundi numvaga ko nubundi sinzaguma muri urwo rugo. Namubwije ukuri ndamubwira nti inda ndayifite. Ambaza ngo wayikuye? Ndamubwira nti
ni umuntu wayineye ariko si ngombwa ko mukubwira. Birakomeza nyine urumva kwiyakira byaranze, ararakara yamaze nk'icyumweru tutavugana, nkajya ngerageza kumukansoringa ariko mu kumukansoringa kwanjye sinigize mubwira uwayineye. Biba ngombwa nyine ko imiryango iterana, ariko umugabo wa mukuru wenza kumubwira ko mukuru wanjye yabimbajije, ndamubwira ntinda ndayifite ariko sinamubwira uwayineye. Arambwira ati wowe komeza ubika ibanga ryawe, nakubwiye yuko nuramuka umenya ibanga ukavuga ko ari njye waguteye inda hari ikintu dukorana uzabaho mu buzima bubi. Imiryango yaje niyo kwandi, nta waruvuze ngo haje umuryango, n'umuryango wo kwandi ntago twari nari mbisobanukiwe. Umva nyine batumijeho umukecuru, batumizaho mama wacu, hazana babyara banjye bakuru, hazana banko, imiryango nyine iraterana, bavuga ko bagomba kunyura mu cyaro, hasubira mu cyaro, ntaguma mu rugo rwa mukuru wanjye, nta bagore babiri babana. Ibyo nabyo barabimbwiye ndabyibutse, babwira ko nta bagore babiri babana mu rugo, ariko kubera yuko njyewe nari nzi ibanga ry'aho ikibazo cyaturutse, narabyemeye, nemera ko nzataha, bama n'umunsi, umunsi ndawemera, bamaye nk'icyumweru cyo kwitegura. Urumva ko n'umugabo wa mukuru wanjye muri iyo nama yari arimo, araruca ararumira, nanjye ndaruca ndarumira. Ubwo mwarebana gute? Nta bintu byo kurebana, twese twari karume, kuko urumva nyirabayazana yari umugabo, kuko njye sinishutse. Nyirabayazana yari umugabo, araceceka nyine aravuga ati umwana nyine ubwo nimba byarabaye, nuko biba ngombwa yuko bavuga ko nzataha mu cyaro. Ndabyemera, ntago nabyanze. Igihe cyarageze cyo gutaha, arambwira ngo ashaka kunkodeshereza, kuko n'ubundi yari yarabinsezeranyije, arambwira ati wowe nibyanga ntuzavuge ko njye waguteye inda, nzagufasha, nzakomeza ngufashe. Yego. Ubwo igihe cyo gutaha nyine cyarageze, ndapakinga nk'umuntu utashye, anshakira inzu, arayishyura, ngura n'udukoresho nyijyamo, tukajya dukomeza nyine tubonana, kajya mpahira. Ubundi nawe wari umugore wa kabiri? Yego. Ukimara kugera mu nzu, umaze kugera mu nzu, urabizi neza ko mukuru wawe arahari, ufite telefoni nawe afite telefoni, yaraguhamagaraga cyangwa se ukamuhamagara ukamuga kuri mu cyaro, cyangwa wabigenje ute, wabyitwaye mute? Urumva nyine icyo gihe nari nahindutse nyine nabaye umuntu mukuru, n'ijwi nari nararihinduye, narabaye umuntu mukuru. Urumva ntiyari kumbwira ngo fata umuhanda ugende iwanyu mu cyaro, nari nabaye umuntu mukuru nyine. Urumva ko nageze mu nzu mbaho nyine nk'umuntu mukuru, yamamagara. Kandi cyari cyumvikana bari kubibwira mukuru we ko umwana atahageze cyangwa se yahageze. Barahamagaye, arababaza ati umwana yarahageze. Urumva ko mama nyine yaravuze ati umwana ntago yahageze. Amajije kumuhamagara, nanjye barampamagara, barambaza wagiye hehe kutageze mu rugo, byagenze gute? Narababwiye nti njyewe ntinagiye kubana n'izindi nshuti zanjye, ntago ngiye najya mu cyaro, nuko nanze kubibabwira mu nama. Urumva nyine ntago waba wabonanye n'umugabo rimwe ngo mubonane kabiri. Uhita uryoherwa. Urukumva nyine nabyita ko nari naryohewe. Urumva nyine nanjye nari nabaye umugore mu bandi. Urukumva inzu yarayinyishyuriraga, kama n'ibyangombwa byose, ariko nanjye urumva ko namubikiye ibanga. Yego. Nuko ugeze gutyo ujya muri ghetto, rero umugabo wa mukuru wawe nawe wabaye umugabo wawe, bose mubaye abagore babiri. Haka ibi bintu sha biteye ubwoba. Birababaje ahubwo. Hoye binateye ubwoba. Hanyuma se umugabo tukibaza, yarazaga mu karyamana agasubira kwa mukuru wawe, byagendaga bite? Ntago yazaga. Igihe cyarageze nyine abona ko nyine ibintu byageze ku yindi ntera, ngira ngo nawe yagize ubwoba. Kuko yagize ubwoba, yashobora kuba yaratekereje ati umwana azavuka n'ubundi asa nanjye.
uwo mwana bazamupimisha nibabona asa nanjye nzahita ncibwa mu muryango. Ntago yakomeje kuza. icyakurikiyeho yahise agenda, nimba yaragiye mu kindi gihugu ntago mbizi. umugabo wa mukuru wawe rero iyo ndaza gukodeshereza mwarabanye byagenze biti? Urumva yarazaga nyine tukaryamana kuko na mukuru wanjye ntago bari barasezeranye. Yego. Yarazaga akaba yakubita nk'iminsi nk'itatu, kongera agataha, kongera akaza ku mugore muto, kongera akagaruka ku mugore mukuru. Umugore mukuru yarinde? Umugore mukuru yari mukuru wanjye. Yego. Ubwo njye nari umugore mutoya. Yari abizi se ko azi wawe? Yageze aho arabimenya. Akajya dutera, sinzi buriya ni nk'amaraso yabikoraga kuko najyaga kubona nkabona yaje ntazi ngo byagenze gute. Kuko urumva mukuru wanjye sinabaga nabimubwiye. Ariko nyine buriya hari ukuntu wenda yaba yarashonyemo amakuru, wenda hari nk'umuntu waba waratubonye nko muri hoteli cyangwa se akatubona no mu nzira runaka tugendana, ariko ikigaragara cyo yari yarabimenye kuko yarazaga nkabona nawe yaduteye. Yego. Hanyuma iyo bateraga byagendaga gute rero? Kumva nyine kubera ko njyewe yari ngiye mugore muto, naratuzaga nyine bagaserera bikarangira, akongera akagenda agacyura umugabo we, nanjye nkaguma iwanjye nawe akagenda iwe. Ubwo igihe kiragera, kwa muganga yakomeje anyitaho, angurira ibikoresho birarangira, njya kubyara. Ariko hanyuma ujya kubyara niwe wabashe kukwitaho, yishyura ibintu byose? Yego. Yishyuye ibintu byose, no kwa muganga arandihirira. Ariko umwana akimara kuvuka yagize ubwoba ko imiryango izabimenya. Mukuru wa icyo gihe yazaga kubatera se atarabimenya? Ubwo ntiyari yaketse ko inda ishobora kuba ari iye, none niba yarazaga kubatera? Urumva nyine yari yarabiketse. Yari yarabiketse ariko adafite amakuru neza ahamye ko inda yaba ari iyanjye. Ariye? Yego. Hanyuma ujya kwa muganga urabyara, ibikoresho byose arabigura nk'umugabo? Yego, ibikoresho byose yarabiguze nk'umugabo, no kwa muganga aranyishyurira. Yego, ndabyara, ndataha, ngera mu rugo. Ariko igihe cyarageze asa n'ucitse intege, ava mu rugo rwe aragenda mu kindi gihugu. Mu ruhe rugo yavuyemo? Rwa mukuru wanjye. Yavuyeyo agenda, nimba yaragiye muri Canada ntago nabimenya pe. Atagusezeye se? Ntago yigize ansezera. Ntago ujya utekereza nkaho wumva yaragiye, cyangwa se ntago ujya utekereza byibuze uvuge ngo mukuru wawe yabaza aho yagiye, cyangwa utekereza ikintu cyaba cyaratumye agenda? Ntago nkizi kabisa. Kuki wahise wimagina ko yagiye muri Canada se Ivo? Impamvu nabitekereje, ntago yari kuguma mu Rwanda. Buriya wenda yagize ubwoba bw'imiryango, wenda ko izaterana bakavuga ko umwana ari uwe. Wenda agiye no muri Afurika ntago ari ngombwa ko yajya muri Canada. Yego, ariko ntago yagenda ahantu hafi nyine abantu bazabimenya n'imiryango ikabimenya. Ndakeka ataba ari mu Rwanda. Yego. Bya bintu ntabwo byoroshye. Hanyuma se ubu ngubu ikintu cyatumye uza gusaba imbabazi aha ngaha ni igiki? Cyatumye uza hano ni igiki? Cyatumye nza aha ngaha, urumva nyine ko bibabaje. Nakoze ikosa rikomeye cyane, nababaje ababyeyi. Icya kabiri, nasenyeye mukuru wanjye. Ariko nubwo namusenyeye ntabwo ari njye wabigizemo uruhare. Ariyo mpamvu nashakaga kumusaba imbabazi mukamfasha, kuko njya mbona mufasha abantu benshi mukabunga, cyangwa se mwanamfasha mukanamumamagarira
mukamunsabira imbabazi. ufite nimero ye? hanyuma turahita twibaza ikibazo gikurikira. rimwe na rimwe hari igihe umuntu ikintu kiba ariko ntiyifuze ko kijya hanze. Ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga cyo gutuma uhita wumva yuko wajya ku mbuga nkoranyambaga kugira umusaba imbabazi? Se waba waramwegereye mu buzima busanzwe? Naramwegereye mbona afite uburakari bwinshi cyane, mbona atama imbabazi, ariko yakubwiye yahe magambo icyo gihe umwegera rero ku buryo n'abakumva bashobora kwibaza ese niba yaramwegereye nahe magambo yamubwiye yatumye ajya ku mbuga nkoranyambaga? yambwiye yuko ibyo ngibyo adakeneye kubyumva, adakeneye no kunyumva, adakeneye no kumbona mu maso yanjye. Yego. Birakomeye. hanyuma se uyu munsi naherutse umbwira ko n'umuryango wawe basa n'abaguciye. Yego, baranshiye. Nta muryango ugira ahantu byibuze wisangaho se muzajyane kwa mukuru wawe? Ninde muntu wizera? ntawe uwo nari niringiye ni umugabo wa mukuru wanjye, ubu nawe yaragiye. ubu ntabwo wicuza kuba warambuye mukuru wawe umugabo nawe ukaba utamufite? ndicuza cyane kuko ari nayo mpamvu naje kuba nababwira mukamfasha, mukamunsabira imbabazi, mukamumamagarira, mukamunsabira imbabazi kuko njyewe narazimusabye yanga kubyemera. Ariko ivo hari ikintu kiba gikabije nk'iyo wicaye uyu munsi ukabona umwana wa mukuru wawe, sibyo? ukongera none ukabona umwana w'umugabo wa mukuru wawe, tubwize ukuri uba wiyumva gute? uba wumva umeze gute? Ni ibintu biba bihabanye cyane rwose, sinabona n'ukuntu mbivuga. Ni ibintu biba bihabanye cyane, sinabona uko nabivuga. Ese urumva utarakoze amahano? Narayakoze, ariyo mpamvu nateye intambwe nkavuga ngo nze mbegere, ndabizi ko mubishoboye gusabira imbabazi abantu, mukabafasha, mukumva ibibazo byabo, mukabunganiza ibitekerezo, mukaba mwadufasha, mukatwunga. byo mbata hari igihe njya numva nk'umuntu akambwira ati ngiye muri umuna wanjye ntashobora kuza kwa mu rugo rwanjye, nkumva ngiye n'umunyamanswa, nkumva birinomo kuba mukuru wawe cyo mu nawe yaba mu rugo rwawe. ariko koko hari igihe bashobora kuba babona amateka cyangwa se ibyo bumva, hakavuga ati ese niba nifitiye ikigabo cy'igihehesi, ejo naza n'umuvandimwe wanjye nawe kikamutera inda cyangwa se kigakora amahano, akaba yavuga ati abagabo bose siko bateye. ndabyemeye nawe mvuze ngo nimba nifitiye umugabo mwese ntabwo ariko bose bateye. hari n'abagabo bashobora gufasha umuryango nta kintu amuprofitaho. ibyo byo rwose bibaho. kandi nanone ari murumuna w'umuntu wabibwira nawe agahita akuvamo akabwira mukuru we ati umugabo wawe yashatse kunsambanya. ariko urumva Ivone wari kukubwira ngo nanze kubivuga kuko nafite ubwoba yuko ntaziga kandi nshaka kwiyigira. reka nkubaze akabazo gatoya nawe nsubize. ni gute uzana murumuna wawe akurusha ateye neza ugashaka ko umugabo abasha kwambutsa ihene n'ubwatsi kandi ari ibintu bigoye? ubizi gute se mukuru uramuzi uko ateye? bagira n'urugero n'abandi bari kureba ikiganiro hano babyumva. uzanye mukuru wawe murumuna wawe mwiza uteye neza, umwana ugitoshye, buri mukobwa ukiri mutoya abatoroshye kuruta umugore ubyaye kabiri cyangwa gatatu. noneho urangije umushyize aho ngaho, umuhaye buri kimwe cyose, arariye ararinyoye amererwa neza. uzi impamvu abagore birukana abakozi buri munsi? umukozi avuye mu cyaro akaza akikubita amavuta akarya fite akatajya akamera neza, ajya kubona akabona arimo aragenda amurusha ataye akahita amucishaho. noneho se ubwo urumva byari bigende gute? gusa nyine ntabwo bikwiye kimwe nuko hari umwana ubyakwa agahita abibwira mukuru, akabwira mukuru uti njyewe ndagiye, umugabo wawe byagenze gutya na gutya, aho kugira unsenyere umuvandimwe wanjye, reka mve muri uru rugo. nabyo bibaho. rero Ivone kuba ataragize navuga ayo makenga, ubwo wenda we niko yabyumvaga, nawe sinamuciraho iteka, ariko nanone sinamushima. nta muntu wanga kurya arata Ivone. none se ko nk'umunyamakuru niyo nama wamugira? nta muntu wanga kurya wenda tuyishamo tunaganire tunaseke kugira ngo wenda tuze kwigiramo dukuremo n'isomo. ubundi mu buzima bwa buri munsi habaho uba wagira umuntu inama, ariko ntabwo wagira umuntu inama mu kibazo atarakigeramo. akenshi na kenshi abantu bagirwa inama yahuye n'ikibazo bwa mbere ubutaha ntagisubiremo. kugeza ubu ngubu Ivone ikibazo yagize ntabwo ari ikibazo cy'uko
atanze kuryamana n'umugabo mukuru we, ahubwo yumvaga ari ibintu bisanzwe. Ariko ubu ngubu aragarutse yicuza kuko abizi neza ko yakoze kosa, bahombye ari babiri kandi umugomba ari babiri. Ubu ngubu none mufite abana babiri badafite papa wabo. Ni nayo mpamvu igenda yari ikintu Ivone yavuze ngo njyewe nari isugi Ivo nibyo. None se icyo gihe agusambanya uri isugi, reka dukoresha iryo jambo. Tuzi ko umuntu aragenda akamererwa nabi kuri guseka mbata akaba atatambuka. Icyo gitondo utubwize ukuri, waramutse umeze uti ku buryo uretse gato icyo gihe nyine mbata wiseka. Rero impamvu nuko nguranarwara mu byo numva. Nimba rero uba utatambuka, ni gute ko Ivone yakomeje akaryoherwa n'uwo mugabo kandi yari isugi, kandi uwo muntu ukoze iryo kosa ushobora no kutamubabarira? Impamvu nyine mukuru wanjye atigeze abikeka, twagiye bakanabana, twagiye ari mu gitondo mu masaa 12 nyine. Urumva nagiye nk'umuntu ugiye sikura, turagenda turabikora, tukumva nyine ko nazahaye. Ikindi kandi mukuru wanjye yari azi ko ndi ku ishuri, twabikoze nka saa 2 saa 3, kandi muri icyo gihe cyo kwiga natahaga nimugoroba saa 12. Hanyuma se ubwo waratashye ugenda? Urumva nayo natangiye koroherwamo, natashye mu masaa 12. Ntago nagendaga neza, ariko kubera ubushake nari mfite kugira ngo mukuru wanjye ntamenye ibyambayeho, nariyoroganije kugira ngo atamenya ibyambayeho. Ninjiye mu nzu mpita ndyama, agira ngo ni ya minsi yacu nyine. Icyo gihe wavuye amaraso menshi cyane. Birumvikana rero njye hari ibintu Ivone yavuze njyewe ntemeye kuri pe, ambabarire. Ikintu ntemeye ni kimwe, sinumva ukuntu ko umuntu hari ikintu ntemeye ikintu njye mvugisha ukuri. Ivo uranyihanganira, sinumva ukuntu ko umuntu ashobora kukwambura ubusugi warangiza ukabasha kuba wataha ndetse nta n'ikibazo ufite, ukaryoherwa ukongera. Ahubwo reka dusoze, bishoboke ko Ivone yahise amugerekaho urusyo, ariko wenda hari undi musore bari bararyamanye. Mbabare njye se gucirira urubanza mwana w'umukobwa. Ariko njye hari ikintu nzi nanone muri ino minsi, abana b'abakobwa nanone iyo tugarutse kuri n'igihe dukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire, hari ukuntu umwana w'umukobwa baba mu rugo iwawe nawe akaba ashaka kukwenteresa kujyana muri izo gahunda, bitewe n'uko wenda arara hafi y'icyumba cya mukuru we. Ibyo bintu akagira amatsiko yo kumenya ibyo bintu ibyo ari byo. Kandi no muri ino minsi turi mu kinyejana cya 23 gasa tuvugisha ukuri twe kubeshya cyane, sibyo? Nuvuga hari ukuntu muri ino minsi kwambutse ihene n'ubwatsi biragoye. Hari igihe n'ubwatsi busigaye buri gihene. Okay, ubwo nawe aratubwira ubwatsi bwari ihene cyangwa ihene yari ubwatsi? Tubwire. Gusa nanjye narabyumvaga. Ngahore warabyumvaga, hanyuma wumva nyine ko nabikoze nyine nk'umuntu wumvaga ibintu byabaye, ariko nyine nabikoze nzi ko bizaba, rero nanabyiteguye. Wenda urumva ko mukuru wanjye ntiyigize abimenya, ntabwo yabimenye kubera ko nabikoze mu masaa 4, natashye nimugoroba ntangiye koroherwa. None se kuvuze ngo warabyumvaga, iyo wumvaga bari gukora ibyo bashakanye, nawe wumvaga koko ari ngombwa ko umugabo wa mukuru we mwaryamana? Byumvikane ko ashobora kuba yarabishyizemo imbaraga. Ahubwo yagize amatsiko yo kumenya ibyo bintu uko bimeze, nawe wumvaga ubishaka. Nagize amatsiko yo kumenya ukuntu byaba bimeze. Reka dusoze. Ariko nanone uretse gatoya mbaze njyewe nihamagarire mukuru we, numve koko. Ariko mu gihe uri kumuhamagara reka nongeye mbaze akantu gatoya. Hari ukuntu kiramo nimero ye, hari ukuntu umukobwa urumva, donc hari ukuntu umuntu ajya mu bintu, ariko akenshi na kenshi ugasanga umukobwa niwe wabishyizemo imbaraga. Nta ruhare na rutoya wigeze ugira mu guseduiza umugabo wa mukuru wawe. Utubwiza ukuri kuko uri gusaba imbabazi, kandi usaba imbabazi umutima ugomba kuba umenetse, ari byo donc ukanavugisha n'ukuri. Uruhare nararugize, kuko iyo nza kuba ntarurugize
yari kumbwira ngo tujye kuganira ahantu nkabyaga cyangwa nkagira amakenga nkabibwira mukuru wanjye ariko ntabyo namubwiye. Okay, murabyumva rero abana b'abakobwa birinde kandi bareke guhemukira ingo z'abakuru babo. Urumva uti nanjye nabigizemo uruhare ariko ikintu ngiye gukora ikanihamagara ino nimero akiriyemo kuko wenda numve ese aya makuru yaba ariyo cyangwa koje hari ibintu ntajya nemera mbata, hari ibintu ntajya nemera ntajya nshyikira ubwonko bwanjye bubyumve. ariko ukuntu yatangiye n'ukuntu ari asoje noneho yemera ikosa yakoze kuko mbere numvaga nta kintu kirimo kuko mbere umvaga yarahohotewe ataritaba kumve kuko n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. ongera ugerageze bwa kabiri igihe uzana muri network. Wasanga ubwo umuriro wamushiranye cyangwa se ari ama network. ongera ugerageze bwa kabiri. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. ntayiriho ngayo kuko niyihe nama wasoza ugira abantu yaba abadukurikiye yaba abana n'abakobwa banyuze nko mu byo waciyemo? Hari benshi muri iyi minsi bari kuhatwika n'uba ni weekend wasanga bari bari kuhatwika n'abagabo bakuru naba anko turi guseka ariko birababaje. Ugire n'inama ugira bakuru b'abantu babazana mu ngo zabo? Icyambere ndagira inama urubyiruko mwirinde ibishuko kuko nanjye nazize ibishuko naguye mu cyaha bitewe n'ibishuko. Mwirinde rero nimugakurikirane iby'isi bitabicira ubuzima, niyo nama nabagira. Hanyuma kiricubwira n'umuryango wawe dusoza. Usaba umuryango wanjye ndawusaba imbabazi zazindi zivuye hejuru. Pfukamye cyane rwose mu mbabarire aho muri hose, ndabizi ko murimo kumbona. Umuryango wanjye ndawusaba imbabazi nivuye inyuma. Ngayo nguko rero nyuma y'imbabazi nta rubanza uruhaba ubwo nibamubabarira ubwo utaha wenda nibiba byakunze twazashaka umukuru we tukareba nimba yamubabariye cyangwa se n'umuryango wamubabariye tukareba kuko urumva byanga byakunda iki kiganiro baraza kukireba niba ngombwa niba ari na contact zabo ufite uze kukibasharinga bakirebe kugira ngo babone ko umutima wamenetse ukemera gusaba imbabazi ukemera guca bugufi ukamenya ko wakoze n'amakosa. Ivo reka mvuge ngo gutsindwa biba ariko ntuzabisubire yaba n'inshuti yawe utazongera kugwa mu mutego nk'uwaguyemo mbere. Ni ibintu biteye ubwoba ariko reka mvuge ngo nimba ko warasabye imbabazi ubikuye ku mutima uzanihanire kureka sibyo. Nsawe urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi ku buhamya bwawe nzi neza ko buribuze gufasha benshi. Mwakoze kumfasha. Ndashimiye. Yego.